urasohoka cyangwa urasohoka sohoka ibyo dukora twabikoze byarangiye sohoka nkubona byarangiye se wanyishyuye ibintu byose byo wariye bihwanye n'amafaranga yo sohoka ntabwo nsohoka usohoka utangiye kumirika wa mukobwa wasohotse ukambwira hano nyishyura nsohoke nta kintu mwishyura ibyo wariye byose bihwanye n'amafaranga mubona urega ngo mubona urega ngo bafatarahaje ngewe ndashaka wagiye ariko wambabare wanyishyuye ukababarira mwishyure se mwishyura amafaranga makumyabiri byanjye byose byapfuye ubusa ku bwawe rero kuri ibyo makumyabiri noneho ubwami ibihumbi 100 nayo naguha amafaranga yose n'amanywa mubona urenga huko ntabwo sohoka kandi papa ye naza hano akagusanga hano nakazi kawe aragukosa ndi kumutinya wanze gusohoka kuneza kanze nkwereke ntabwo ari wowe umuntu wa mbere wone asohoka ntabwo ari wowe umuntu wa mbere ntabwo ari wowe umuntu urasohoka cyangwa usohoka kuneza nataragutewe kandi ndagutinya haranetse nyingabo ako mwana n'ibiro byica wamaje sohoka tokera hano wagiye ariko yanjye wariye yose none muranga kugira sohoka ngewe kumvika ako mana wagiye ariko ndaguterwa kandi birangura tu urajya gusohoka hano ariko urandebera igihe gahere birimo kubweza ngo umuze dukiranwe pe uno mukobwa yanze gutaha yanze kumvira ahangaha pe aha yanze gutaha yego kambanze ngo baze ngo udatomoka ngo ube mu rugo rw'abandi urinjira ku gahato wowe nyine mama nyine mvukuntu byagenze nyine muhungu ejo twarahuye turapanga turavuga nabo ndamuraza nongere mwiza birigwanye tuvuga n'ibihumbi 30 yanangaburiye yaguze inkoko yaguze na byeri none ari kumbwira ngo nawe nayamaye ntabwo ndataha ntabwo amubwire rero wa mugabo ndabizi neza ko iwanyu wapfuye gutyo nimba ugiye gupfa nabi mwishyura amafaranga yatayakirika batarabimenya mu mudugudu nibamara kubimanyura mwishyura ibyo bihumbi 50 rero muzehe wowe ntabwo uzi uburyo byagenze sibyo njyewe namwifatiye ku mugoroba namubwira ati vayo nta kibazo ariko nta mafaranga nifitiye noneho araza mugurira inkoko yanjye umuceri noneho twariye n'ikinono cy'inka ibyo byose byamagaza amafaranga 26,400 none ndi kumubwira ngo atahe nta mafaranga mfite none yabyanze ngo nimuhereze 30 sha mbega mubwire rero njyewe nkanjye umuntu mukuru ndabizi neza ko umuntu ashaka kuguteza ikibazo agomba kukiguteza nakundi n'ubundi warwikuririye ahubwo rukigize ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yishyura bitaramenyekana kuko nibigera mu mudugudu biraza kuri uyu ni ntarerega ashobora no kukurega bakagufunga none se njye amafaranga ndayakurahe kandi nta n'igiceri nta n'ubupfumuye mfite hano mu nzu urashaka umuntu ukuguza cyangwa se ugenda ugurisha ya hene yawe hanyuma uyakuremo kandi iyo nagurishije nkaguriza byose numva ari ibibazo kandi njye se ndi muyobozi ngo wimwirukana cyane nkaho amajoro mwararanye n'amasaha mwamaranye ntabwo nyazi uramunsunikiraho njyewe ntabwo twigize tujyamananye nawe ubwo rero njyewe ntabwo yakongera kwinjira hano mu nzu nagenda ntabwo agomba kwinjira gato mbaze umweyamure niko muko nimba bafata inyama z'abandi niba ari n'ibintu n'amakoko ukagotomera byose dore wabiriye ndabona igifu cyuzuye ukaza ushaka n'amafaranga urumva wowe amafaranga yayakura ihangane n'ubundi uvuye hano wawe ndabona inzobe yabaye inzobe kubera amakoko wariye ihangane utumuke utahe uko uyu musore urabona n'ubundi kugira ngo aguhe amafaranga biraza kugorana ni rero amakoresho mushakire senyisa afata umumotari amugeze iwabo nta kintu na kimwe nsigaranye yose yashize ako muze wowe wasaze ntabwo nasaze ndi muze wikitera mu bintu utazi uko byatangiye nakubwiye ngo twavuganye ko arangaburira akandisha akamuri mu bintu wowe uri kuza ubyitereramo 500 njye urareba iyi telefoni uza amafaranga ari wowe njyewe bwari uburyo bwo gufasha umuvandimwe nimba bidakunda rero umbase wisara cyane ye muko rega nanjye naguha n'ibihumbi 5 nkakumansura ntukandebe gutya mbita amafaranga ubwo wowe muguze nk'inshuti yawe uko nkabona igese navana n'amafaranga mbonye ubwo umuntu kubweka 30 umuntu kubweka ari inshuti yanjye nini aka kandi warebye ubona njye nawe mubiziranye uzindafite n'ihene wambabariye ukareba kuko mu mafaranga yawe basi ukaniza wenda basi ibihumbi 10 nkamwishyura akambira ngaga ubaka kwamwisha wemeza neza
ubu bivuze ngo wemeye ko amafaranga mwayemera ndimo nagira ngo mu buryo bwo kumutegeranya muhereze ahita mvira mu maso nta kindi nyine ntabwo amafaranga twavuganye pe. Okay, ngewe nta mafaranga mfite muri aka kanya mucyangwa ukundi kuntu mubikora ahubwo ngewe ndanigendeye nimukomeza gutinda nta kindi kintu ushobora kuba ukeneye ko ngiye gusamba kuzana igitoki nkuzanira agatoki. Agatoki se ngenda agatoki ndakamaze kisha umukobwa namvira ahangaha nicyo cyonyine gusa nigire mu kandi kazi kanjye muko wambabara ukagenda kuneza ntago mva hano we awonye kanije buretse twumvikana muri twumvikana rero muzehe sibyo ugiye kuva hano sibyo twemeranyije akantu kamwe yega amafaranga nayo ufite ndabizi nanjye nigezaga nkana nyine ndi kugira ngo ndebe ko namuva mu nda byumva cyane nanjye urabizi byana ndabirye ariko noneho ikintu cyo tugiye gukora ugiye kugenda nyine tugiye kwiga umutwe nyine w'uburyo ari bwave hano ugiye kugenda mvuga nyine ngo ugiye kuzana amapiki nabyumvise ubwo bivuze ngo icyo bashatse kuvuga ni ukuvuga ngo wowe ugiye kwivugishwa ngo icyo gucukura nyine ni hanze cyane ni mu nzu mimbaye niho ako kantu twigeze kugakora ni ukuvuga ngo uburyo ugomba kubikoramo rero nanjye kangugira inama kankungura igitekerezo ndagukoreye ugomba ugiye guhita umbwira ngo ese niko muzidoti ko bya bikoresho nagutumye wabizanye bite nk'ubwate mbihaye umwana mu gikari wazanye igitiyo yego wazanye amacako yego wazanye ipiki bite nk'ubwako nabizanye duhite tuvuga ngo uracukura hehe muri salo dusubirane yatagira ngo twavugaga bibi noneho sasa rero nizere koko kumugujije amafaranga yawe amafaranga ntugira ikibazo ubwo kagenda njye kuyaha agiye kudana amafaranga wowe ntugira ikibazo ariko nyine ushaka nyine ngo waba wegeye hano hanze nyine waba wegeye hano hanze amafaranga bagiye kuyazana nyine ntari bayazana ariko ndi mu gipangu iyo menya ko byari bwagende gutya ntabwo mba nakwiteje pe tugenda naho ntabwo ibiti wabizanye nabihaye akana kabikatanye mu gipangu n'amapiki n'ipiki nayizanye n'amacako okay noneho abantu bose ngiye kuzajya mbarotsa mu cyumba cyanjye hariya muri salo niho nzajya mbataba bose ahubwo n'uyu mukobwa ndahera kuri uyu nguyu n'uyu mukobwa turahera kuri uyu nguyu reka nsukure uzi ikinagemo nsukure banza gutahura turakabona nsukure noneho nze nkwereke guma hano nta kibazo sibyo amafaranga bagiye kuyashyira muri salo nyine nta kundi nyine tugiye kongera dusubire mu sibyo Sheri, mwanya muri kumwe tujye muri salo. Tujye muri salo nta kibazo. Oya muri salo sose numvise ko mwongeye gucukura abantu nyine sheri. Nyine ni iki nagaye. Bamburi inyama nari ikinunu nari inkoko mfite nako. Ni iki nagasheri ko nyine kagenda nyine. Sibyo se sheri. Ubwo nyine uragiye tutagiye muri salo. Nago ya mafaranga nigeze nyine wanguriye inyama nari nahaze nishimye. Ariko nyine ya mafaranga ngo tuzongera tuvugane nari tuzavugana okay ntacyo urugendo rwiza akosha iyo utisubiraho mba nkurokeje muri kiriya cyobo bari gucukura yenda shanda guhamisha amafaranga yanjye ntabwo ari gutyo bagisha uzabaza abakobwa baza bateka imitwe muze.com wamutkuciyemo pe bigenze neza ahita atangira aragagadwa uretse ngo muri salo ngo gucukura ibyobo ngo kanigendere ngo nta kibazo ngo tuzaba tuvugana n'akantu kamfashisha nabikubwiye nta mutunga wigira inama ndatakisha ntabwo umuhaye hiba n'icyawukanda nibyo cyabura urakuki nawe uzabinkorera cyane ndarurwane wanjye ku izina ry'Imana nzanakureba nkugure n'agacupa unyijije imbwa akazi pe nanjye nkunda kurya ibyana reka nkajya nkuhamagaza nawe dukora ako kantu ibyana tuzabimara kuri uyu musore ni koko nta mutwe umwe wigira inama koko ndabibonye